Muraho neza, nitwa Izere Ruwanje Ora, mfite imyaka 7, niga mu mwaka wa 2 ku Kibondo. Nkaba ngiye kubasomera agakuru kanshimishije. Abana namwe mukunda gusoma? Yego. Mutega amatwi mbasomere. Ngiye kubasomera inkuru yitwa Nawe n'umwana nk'abandi. Ntiyakirwe mu muryango, afashwe igihe cyose. Yifatwa nk'imfungwa, nahabwe umwanya yidagadure, agaragaze impano ze. Ejo hazaza azavamo umukinnyi, umubyinnyi cyangwa umunyabukorikori n'ibindi byazamuteza imbere. Nawe akitwa umukungu, umukire cyangwa umuherwe. Yitereranwa kandi nawe yaravutse nk'abandi. Nubwo yagize ibyago akabura ababyeyi akiri uruhinja, reka tumufate tumwandikishe mu bitabo bya leta ateganyirizwe nk'abandi. Reka tumufashe areke kwitwa imfubyi yitwe imfura. Reka tumureke arangwe n'ibyishimo, areke kwigunga. Tumwiteho igihe cyose, tumugire uwacu. Twese nk'abitsamuye, abana, abakuru n'abakambwe, injyana ibe yayindi ngo shima mu kibondo. Agakuru mwagakunze? Yego. Mwumvishijemo iki? Numvishemo umwana w'imfubyi. Numvisemo ko umwana bagomba kumufata nk'abandi. Abana mwabikoze? Ababyeyi mwumvise ko umwana agomba gufatwa nk'undi, kandi nta mwana ugomba kuba ku muhanda kubera ngo adafite ababyeyi. Ubwo mwagakunze, reka mbasomere n'akandi. Soma aka gakuru. Mu cyumweru gishize Kamana yagiye kwa muganga. Agezeyo asanga muganga Verediana yateruye ikiganiro agira ati: kurya neza no kuryama ukaruhuka bitera ubuzima bwiza. Akomeza ikiganiro yibutsa abari aho amoko y'ibiribwa, agira ati: ibyo bita ibiribwa ni ibintu byose bashobora kurya. Ibyo barya bifite amoko atari make. Hari ibyo barya bitetse nk'inyama, amafi, ibijumba, ibirayi, amashaza n'ibitoki. Hari n'ibyo barya bidatetse, aha twavuga amacunga, imineke, indimu, ibinyomoro, tutibagiwe n'imboga kuko zituma umuntu atarwaragurika. Asoza agira ati: twirinde kuryagagura no kurya nabi kuko byica ubuzima. Abana muri aka gakuru mwumvishemo iki? Mwumvishemo ibyo kurya. Mwumvisemo ibyo barya bidatetse n'ibyo bateka. Abana namwe mujya mukunda gusoma? Njyewe muri aka gakuru numvisemo kurya neza, kandi kurya neza bisaba kurya amoko 3: ibirinda indwara, ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga. Kandi mu bitera imbaraga harimo ibirayi n'ibinyamafufu byose. Noneho mu byubaka umubiri harimo inyama, amafi, amagi n'amata. Wowe udashoboye kubona ibi ntugire ikibazo, kuko harimo n'ibishyimbo n'indagara. Noneho reka nsoreze ku birinda indwara. Harimo imboga n'imbuto. Mu mbuto tubonamo imineke, inanasi n'ibinyomoro. Mu mboga dusangamo inyanya, karoti n'igitunguru. Noneho ubwo turangirije isomo ryacu ry'uyu munsi, tugiye kwidagadura. Mama ni Suzana, abana n'ababikira, nanjye ndi umubikira.
Bye abana, namwe mujye mukunda gusoma no gukina. Ndabakunda cyane.